guharabika yego umutima wanjye kandi nkumva ko ushobora gucirwa urubanza no kuba nshobora kunegura umuntu kuko nubwo nabivuze ntabigambiriye ngewe ndimo gukotinga ku magambo yavuze ariko nyuma naje kubona yuko harimo ikintu twakwita ko ni ukuvuga umuntu ibyo atavuze yego ni muri urwo rwego rero ndagira ngo mbikuye ku mutima yego pasiteri Uwambaje Manuel Yego. ambabarire n'umuryango we kuko ntabwo ari umusatanike ntabwo ari umusatanike ntabwo ni umuntu w'Imana Imana niyiza abantu bayo ariko ubundi nkuko nanabigarutseho mu kiganiro ntabwo nge pasiteri Uwambaje tuziranye cyane gusa kera nuko atabyibuka yigeze kuntumira ari mwarimu i Nyarugenge yego mu cyumba cyo kuwa gatatu nigeze kuhabwiriza ari mwarimu yego icyo gihe ari mwarimu nanjye nari nyiri umuvugabutumwa w'ubushake Yego. ntari abapasitori Yego. icyo gihe rero pasiteri Uwambaje yari mwarimu nza kujya kubwirizayo i Nyarugenge kuwa gatatu ntabwo tuziranye cyane nta n'ahandi hantu tuziranye nta n'icyo dupfa yego nta n'impamvu mfite yatuma muharabika yego tuba turi mu kazi hano dushaka Amaramu. umugati ariko nanone tunavuga n'ibintu bishobora kuba byafasha abantu yego mu buryo bumwe cyangwa cyangwa ubundi ubundi ntabwo rero nta nyungu ufite mu guharabika urugo rwe cyangwa izina rye nk'umupasitori ntabwo ibi mbivugiye ko ari umushumba wenda wanjye oya njyewe mu bantu bujya batajya batinya mbamo ntabwo nkunda kugira ubwoba cyane bwo kuba navuga amakosa y'umuntu yego rwose pe iyo umuntu yidarapye akishyira ku karubanda njyewe kumuvuga ntacyo biba bintwaye yego sibyo ariko nanone ntabwo nanone ndi umuntu ufite ubumuntu ndi umuntu uciga urubanza n'ibyo navuga bibi ndi umuntu ubabazwa nuko nahemutse Yego. ndi umuntu nanone wumva nkwiriye kubana n'abantu neza ndi umuntu kandi numva ntagira inyungu iyo ari yo yose mu kuba nakora igikorwa cyababaza umuntu yego wubwe atakigizemo uruhare Uruhare. pasiteri rero ambabarire n'umuryango we ndetse n'inshuti ze yego n'abakristo bo mu itorero rya ADEPR kandi pasiteri gira ngo ni afite background nini mu bijyanye no kuyobora iyo umuntu ayoboye ururembo aba afite abantu benshi yikorereye navuga imitwaro imitima aba afite imitima myinshi aragiye yego aba afite abayoboke benshi yego hari abashyigikiye ibyo twavuze mu makomenti banditse ndagira ngo nabo mbabwire yuko Ntabwo ari ibyo byo. twavuze atari byo yego atari byo pasiteri ntabwo yatumwe na shitani kuvuga biriya nta n'ahandi yigeze abivuga abantu bose ndi kubabwira ngo bagende bashake kiriya kiganiro aho kiri bakurikirana inyigisho yose bere gukurikirana ariya masagonda makeya arimo gutrendinga hano ku mbuga nkoranyambaga Yego. ikindi kandi hari n'abantu bafashe ikiganiro cyanjye nakoze bagenda bagifataho uduce bagikoresha mu mavideo yabo kuri YouTube ndagira ngo mbabwire yuko ayo magambo yanjye bashyize mu biganiro byabo bayakureho yego ni amasaha make ndabategereza iki bayatsibe kiganiro kigisohoka nibigera umunsi w'ejo ku itariki ngira ngo ya kangahe ejo azaba ari itariki ku itariki ya 20 nibigera ejo ku itariki ya 20 ayo magambo akirimo bataraya editinga ngo bayakure mu biganiro byabo ngewe nzayitsibira kuko YouTube impa uburenganzira bwo gutsiba ayo mavideo iyo umuntu akoresheje video yanjye ntamuhaye uburenganzira YouTube inyemerera ko nyisaba iyo video bakayikuraho ubwo rero ntihazagire umuntu tujyana ibibazo ngo bamuhaye strike mbivugiye hano niba ibyo natangaje atari ukuri ubwo n'uwabifashe wese arasabwa Abitsibe. kubikuraho umuntu w'Imana yari arimo kwigisha ijambo ry'Imana n'ubutumwa bwiza gusa bibaho kandi nizere ko nawe ni umukristo aratubabarira kuko buriya nta muntu mu bintu bibabaza burya uzi ko ari kugira ngo umuntu aguharabike ariko uzi ko yagukubita burya umuntu aho kugira ngo aguharabike burya yagutumira iwe muri sara akagukubita ishyi ebyiri yego hari n'abandi bantu benshi bashingiye kuri ariya magambo bavuga ibindi
ariko nagira ngo mbabwire ngo bere gufata uriya munota umwe n'amasegonda 30 nibashaka iriya nyigisho yose bayumve bumve icyo pasiteri yaragambiriye kwigisha. Pasiteri yaragambiriye kwigisha uko ngewe byanteye amatsiko nakoze ikiganiro mpubutse, ariko nyuma biza kuntera amatsiko ndavuga ngo ariko pasiteri wambaje ko tumuzi Nyarugenge, ko tumuzi ajya kuyobora i Remera, ko tumuzi nk'umwigisha wize kandi wuzuye umwuka wera, ko tumuzi nk'umuntu bundi ufite konduite nziza muri ADPR, nubwo imitima y'abantu bigoye kuyimenya kuko Imana yaduhisha imitima, ariko Bibiliya nanone irongera avuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Abanyarubavu ko yabasezeyeho barira, ururembo rw'iburengerazuba ko yabanyeyo neza, ko nta bashumba n'abapasitoro twigeze twumva bataka, imusanze ko bamwakiriye neza. Ese muri iyi minota mike nibwo nibwo abaye umusatanike ku buryo atinyuka kwamamaza no kurangira abakristo ku gikuzimu. Ndavuga ati reka nshaka iyi nyigisho, bakimwakira ku gatute akivuga ngo haleluya, akivuga intego y'inyigisho agiye kwigisha. None iyo nyigisho ndayishaka, nza kumva rero inyigisho yose. Nza gusanga rero kariya gace karakaswe na Satani kugira ngo ajye kugakoresha mu nyungu ze bwite, ashaka kugira ngo akubite hasi ikamba Imana yambitse pasiteri Uwambaje. Kandi ibi binabera urugero abigisha babone yuko umurezi wabo Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwo yaconshomera. Buriya nuko wenda abantu benshi bari buze kubyumva uko tubivuze. Tekereza ko hano kuri iyi cano dukurikirwa n'abantu benshi, nongere nibutse n'umuntu wese ukurikira iki kiganiro ucyoherereza undi kugira ngo tugerageze kuvuguruza ibi binyoma birimo kugenda bitrendinga bitambuka hano ku mbuga nkoranyambaga. Ubwo rero ngewe ntabwo nigeze mpishurirwa, ntabwo nigeze mpishurirwa n'umwuka wera ngo ambwire ko pasiteri Uwambaje ari umusatanike. Ntabwo nigeze mbwirwa n'Imana ngo mbwirwe nayo yuko pasiteri Uwambaje arimo kuvugira, arimo kohereza abantu ikuzimu ku mugaragaro. Oya, ni amagambo yanjye navuze ku giti cyanjye nk'umushobize hano, nyavuga kandi ishingiye ku munota umwe n'amasegonda 30 y'amagambo yavuzwe n'uyu mupastor. Ariko kandi aya magambo iyo ukurikiranye ikiganiro cy'iminota 40 inyigisho yatanze, usanga icyo kiganiro gihamagarira abantu kwizera, guhesha umugisha, kandi kigahamagarira abantu gukora. Kandi hari naho yavuze ko Yesu ubwe nyine yabwiye abantu ngo udakora ntakarye. Ntabwo rero pasiteri igeze yohereza abantu ikuzimu, ahubwo yarababwiye ngo udakora ntakarye. Ababwira ko rero bakwiriye gukora kugira ngo babone ibibatunga. Kugira ngo babone ibibatunga. Ni muri urwo rwego rero abantu babyumve neza. Kenshi hari igihe abantu bahurura gucya, ariko bujya tujye twihuta, ariko tugire n'umutima usubira inyuma wo kureba ibyo twakoze. Ese ku uyu munsi nakoze ibiganiro, ukore evaluation, urebe ko nta hantu wabangamye, sibyo? Wabangamye mu kwihinira rero no kwisuzuma. Bujya niho binagaragara ko turi abakristo, kuko uretse no kuba abantu ariko turi n'abakristo. Kuko ngiye ntago wambwira ko uri umukristo utagira umutima uguhana, sibyo se? Ikindi kandi burya erega hari n'igihe umuntu abona ko yubahutse n'umuntu mukuru umuruta, sibyo? Burya mu nshingano turahira twagiye tuvuga ko tuzajya twubaha abaturuta. Iyo umuntu rero bujya anakuruta
ugomba no kumwubaha birumvikana. Atanga- ariko nanone ntago wamwubaha Ntabwo mu mafuti. mafuti. Mu mafuti Yego. hari ibintu bigaragara koko yavuze. ibyo Ibyo byo rwose twavuga tuti ibi bintu Pasiteri Uwambaje yavuze turabyamaganye. yego Turabyamaganye ku mugaragaro. ariko rero hariya Njyewe nivugiye kuri aka kantu kuko yohereje abantu ikuzimu. Yego. Ariko hari n'abandi barimo kuvuga n'andi magambo Menshi, magambo. menshi. Ibyo nge ntago Nibarekera bindeba. aho. Mushumba umbabarire. nabo reka tubahe message Rwose pe n'abakunzi bawe bambabarire. yego N'abana bawe bambabarire. N'umugore. N'umugore wawe ambabarire. rwose Yes, kandi mubikuye ku mutima. Mubikuye ku mutima. Ubundi ubu nagakwiriye kuba nagushaka ngatega nkaza ngapfukama ukansengera, ariko n'ubundi nupfukama muri saro cyangwa ugapfukama imbere y'igitanda n'ubundi uze kunsabira Imana kandi mpera umugisha muri iyi mirimo ndimo gukora. Yego. Witeka hampera umugisha. Kandi ikindi, iki kiganiro ntabwo kirakomeza gusirikira, nanjye ndagitsiba. turemera tuyahombe Nanjye ndahomba ibyo cyari bunyungure byose. yego Ariko kuko niba nyine ari amakosa kwiriye kuyakuraho, ntabwo nanjye ngwiriye gutungwa n'amakosa. Bibiliya ivuga yuko abakiranutsi bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Umwanya nanjye natanze ngikora, megabyte natanze nyaporodinga, yego interinete nakoresheje, ibyo nanjye ndabitanga nk'igitambo nanjye mbitesha agaciro, mbitange nk'igitambo cy'uko nsabye imbabazi. yego aho rwose uraba urimo neza. Dukwiriye rero kubaho mu buzima bwejejwe birumvikana. oya nibyo Dukwiriye niba kubaho mu twaramenye buzima Imana bwejejwe, tukaba turi abana b'Imana tukaba turi abana b'Imana. tugomba no kumenya ab'Imana tukamenya n'iby'Imana ikunda. n'iby'Imana ikunda Kuko buriya iyi si ni isi irimo umuruho n'amahane. Muri mbyo yaravuze ngo ibyo nkeneye byose ntago mpera ko mbibona. muri isi huzuye umuruho n'amahane, ibyo nkeneye byose simpera ko mbibona, ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi, niringiye kuza bona ingororano yanjye. amina Ijuru sinzabona abanzi banjye ukundi nta n'icyo nzabura mu ijuru ry'amahoro. Nzashima Imana mvuza impundu ni haleluya haleluya. Nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu. amina muri iyi si huzuyemo umuruho ndetse n'amahane n'amahane. twari twageze amahane Ariko nimurebe ko bikomeye kugira ngo umuntu ahagurukane Bibiliya n'indirimbo ni ukuri yuzuye umwuka wera, yego agiye kwigisha abantu b'Imana kujya mu ijuru. ni ukuri Agende yigisha isaha yose, Okay. abantu bihane, abantu buzura umwuka wera. Ariko muri iyo saha Satani atoranyemwo amasagonda 20 amasagonda abona ashobora kubyaza umusaruro, aze ayabyazemo umuruho n'amahane. Tekereza ko ibintu bishobora kuba byarageze no kuri pasiteri agahagarika umutima. Ariko Cyane. zikubona imbuga nkoranyambaga Zivuga ko zose umusatanike. zinyeganyega zivuga ngo uyu muntu ni intumwa ya Satani, uyu muntu yohereje abantu ikuzimu. Umuntu urabwiriza abantu ngo bihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi, akabatiza. yego Umuntu ufite inshingano mu ntara yose, ntara y'amajyaruguru igizwe n'uturere turimo Rulindo, Gakenke, Burera, Musanze na Gicumbi. Umuntu ufite inshingano mu ntara eshanu zo guhamagara abantu ngo bave mu byaha baze kuri Kristo. yego
ave kwa satani umuntu ufite inshingano zo kwagura ubwami bw'Imana yego kugira ngo satani atoranye mu magambo yavuze mw'amasegonda 20 gusa narangiza amuhindurira icyerekezo azanamo ibintu by'umuruho avuga ati uyu muntu mu majyaruguru mwere kumwitegura nk'umuntu uzajyana abantu kuri Kristo kuko n'abari baraje kuri Kristo abohereje ikuzimu. Iyi si yuzuye umuruho n'amahane. Iki kiganiro ndagitsiba oya nuko ndagitsiba bantu mudukurikiye inyungu zaje zikirimo turaziretse icyo kiganiro kivuga ku wambaje kandi ndagira ngo mbwire n'abandi bantu bakoze ibiganiro nk'ibi mu bitsibe izo nyungu nta kintu mu bitsibe rwose pe niba hari inyungu mwari mufitemo mwemere muzitambe mu gitsibe reka dukureho amabyi umukozi w'Imana yari yasize dukureho aya mabyi uyu mwanda tumukureho kandi Imana ngira ngo izaduha kandi bigarukira ntihagire n'abandi kandi pasiteri nawe abyakira tubabare kuko ari abantu bashaka kubabaza ku rwego utanababarira rwose mushumbu tugirire ibanga tubabarire atugirire ikigongwe tubabarire kandi ibi tubivuze tubikuye ku mutima nta nubidutegetse tubitegetswe n'umwuka wera nta muntu wampamagaye imbere y'Imana ishobora byose niba hari uwampamagaye Uwiteka bimore ndetse bikabishe nta n'uwabintegetse ahubwo nge nabonye felicitation z'abantu benshi ariko aba nabo nabonye neza ko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo nabo kudushuka ntabwo rero twebwe Imana yacu arinda nta nubwo duhoza umutima ku by'isi oya rwose ntabwo duhoza umutima ku by'isi kuko iby'isi bizashira iby'isi bizashira narize ejo bundi ubwo nari ndi mu bitaro yego mfite ikiganiro nzakora cyiyerekwa rikomeye nagiriye mu bitaro nabonye neza yuko umuntu wese iyo ageze ahantu hari akadomo ubuzima burahagarara icyo waba uri cyo cyose ibyo waba utunze ibyo ari byo byose ibyo waba waragezeho byose iyo ugeze ahantu Nyagasani yashyize puwe harimo akazoro hagataka ubuzima burahagarara waba uri mu maboko y'abaganga bakomeye waba uri mu icyo ahantu waba uri hose aho barwita mu rwabayanga sibyo iyo ugeze aho ngaho ubuzima burahagarara tubona ko Imana yitwa nta mpamvu waba i Buraya waba muri Amerika waba mu Rwanda waba muri Afurika muri Aziya aho waba uri hose buri wese afite puwe imbere ye kandi iyo uyigezeho waba warasimbutse ugacika uwari kukwica gusa iyo ugeze aho ugomba gupfira kandi nanone buri Imana nubwo tuba dukora n'ibi ngibi twumva ko twabonamo n'icyayi cyangwa n'irindazi cyangwa n'ibyo kurya ariko burya Imana ubwayo itaguciriye inzira nta kintu wabona nta n'ikintu yahafunze dore kagira gucya ngo kace n'izi views tuba ntazo wabona Imana yazikwimye ntazo wabona nujya no ku biganiro byacu ukabona hariho views ujye umenya ngo n'umugisha Imana iduhaye kandi niziba zabuze ubwo Uwiteka akaba yagize gute Uwiteka aba yarishatse ariko natwe tuzajya tugerageza kugenda tunyuzamo tubwira n'abakozi b'Imana n'abandi bavuga ubutumwa bwiza bw'ukuri kugira ngo bitondere ibyo bavuga ko muri iki gihe Satani ararekereje ni nk'ikirura nyine hari uburyo abantu tukigisha nk'abantu tukigishiriza muri bya byumba by'amasengesho kera no mu butayu bwa kera no ku misozi ya kera hatarabaho amatelefone hatarabaho iki no muri za nsengero za kera twibwiriza gukinigura ukavuga ko ninjoro waraye ugiye ikuzimu Yesu akagukura ariko muri iki gihe iryo jambo gusa ati ninjoro naraye ngiye ikuzimu ako kantu shitani aragafata akavuga ati dore umuntu wigishaga abantu ubwe yemeye ko ninjoro yaragiye ikuzimu ariko nyamara yagiye yate kuko ntago abagikuzimu bose rega bajyayo nabi hari ab'umwuka wera terura akajya kubayishurira amabanga y'ikuzimu ariko Satani afata akantu gato ndagira mbwira abantu mukigira amahirwe yo kujya kudutute muri iki gihe mwitonde kandi natwe tuza kuri iyi mihanda natwe twitonde turebe ibintu ngiye kuvuga ese
ibi bintu birimo ukuri kungana iki. kubera twebwe tuburekinga inkuru tubona inkuru rwose y'umuntu wiyanitse ntimuzaturenganye tuzajya tuyivuga. Oya hari amakuru nyine aba ariho. Hari amakuru aba ariho ariko nanone ntituzarenganya umuntu ngo kugira ngo tubone umugati. Pastor wambaje reka tuvuge ngo atubabarire kandi Nyagasana akomeze amusasire amuhe imbaraga zo gukomeza kurangiza inshingano z'umuhamagaro we. Noneho hasigaye rero nitudahurira mu isi aheza ni mu ijuru. aheza ni mu ijuru. Ciao ciao.